muri nge mfite Kizito Mihigo. Muri nge ndi Kizito, numbona ubone Kizito ukenzarwanira amaraso ye kugeza ku mwanya wa nyuma. Muri nge mfite Jay Polly wishwe nawe. Muri nge mfite Jay Polly nzarwanira amaraso ye kugeza ku mwanya wa nyuma. Muri nge mfite Bahati Mwashimusi. Mfite Beni Rutabana ngishe. Kuva 1994 kugeza uyu munsi nibwo mu Rwanda dufite abapfakazi benshi. Abagabo babo bishwe muri gereza z'u Rwanda, muri make bishwe na leta y'u Rwanda. Ni ubwa mbere dufite abapfakazi benshi, ntago ari imibare statistiques zirahari mugende mwishaka. Dufite abapfakazi benshi kurenza abo twagize muri genocide. Dufite imfubyi nyinshi kurenza izo twagize muri genocide. Dufite ababyeyi bamaze kubura abana babo benshi kurenza abo twagize muri genocide. Abana bo bicwa still na FPR, abagabo bicwa na FPR, ndetse n'abapfakazi n'abapfagore, kuko FPR ntangira abanura, nta mwana, nta ruhinja, nta mugore, nta mugabo, nta kimuga, nta mumyi. Naka kanya dufite umusazi FPR kuburana n'umusazi, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ntago ndi barafinda nkuko mubivuga, ngize n'amahirwe n'aba barafinda. Barafinda rwaye mu mutwe turabizi, nta nubwo ari barafinda bipuruviye. Leta y'ubwani yatubwiye ati barafinda twamujyahindera afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko ngo ari he? Ngari mu rukiko. Ngo yavuze iki? Ngo Kongo ikize ku mabuye, ngo twe dukize ku bwicanyi. So ikibazo ni iki? What matters? What matters? Barafinda just say Congo is rich about the minerals. Rwanda, we are rich about killing people. It's completely, totally. Yes. Kubera ko Barafinda yabivuze nyuma yuko perezida wa Repubulika hagaza hisi yose mubona. Twarabihakanye pe. Badi nanye nashwanya n'abantu benshi mu tubari y'abakongomani, twarashwanya abarundi y'amujyande ntaga yitwa muvane turwasi byo mumbwirane bikibana, kuko nabaganzi ko mfite icyo kizi Kigali. Ariko perezida arabyutse rwose, afasha akadege agenda muri isi. Mu gihe wowe ushonje, perezida waje mu kirere, number 1 on the world. You understand? Igeze muri Amerika icyo bita overall office, abanyarwanda kwa manipulation rero hadushizeho. Hari ibintu tudagaciro bireba, so gufata ibintu bw'agaciro, ahubwo ibintu bifite agaciro kabyo twe tukabikaka. Nyuma y'ibyo byose nagerageje kuvuga utuntu mbaye nzi, utuntu nzi. Ariko icyatumye none mvuga ngo enough is enough. Twese turi urubyiruko nkuko nabivuze. Abantu turi hagati y'imyaka 10 kugera kuri 40 tuzira amakosa yakozwe n'abo twakwise ngo n'abarora umodongo n'abacunguzi bacu n'ibiki. So nabo mu kudefanda amakosa yabo badukoresha nk'ibitambo, freedom of speech, twimwa democracy, twima ibintu byose twemerwa n'itegeko nshinga. Ayibyo ngiye kuvugaho. Abantu baragiye bapfa tukihangana, abantu bagashimutwa tukihangana, ukumva ngo Bahati yabuze tukihangana, ukumva ngo Kizito yanizwe tukihangana, ukumva ngo Jay Polly yapfuye tukihangana. Ukanavuga ati wenda bo bagerageje, wenda kiriya kintu kirinze wirinze wenda kuvuga ngo mutuyoboye na wabaho, ni nako tubaye. Wirinze wenda kuvuga ngo wewe nakora ko Minisitiri Bizimana ariko mbeho. Yes, ubu bae iryo joro, ariko ntabwo gusevinze u Rwanda. Ari byo abindi ngiye mbashinja ngo twe bwanyarwanda twe twanga u Rwanda. Ntabwo gusevinze u Rwanda. Ubaye gutyo ufite umwana uri kurera, urabyuka akajya yumva amagambo nk'aya Bizimana. Amanwa nijoro. Big problem. Narabikunze ko nagengo yisubireho. Thank you so much. Dukeneye abayobozi bisubiraho. Buri abayobozi bisubiraho ni sawa. Kandi cyiciro ibintu byose nuko batisubira mwandikire ngo wayobye. Nta kibazo shaka suko we wayobotse tuzabireba sha. Aho kugira ngo nge nyoboke ikinyoma bro, nayoboka ukuri. Niyo namara amasegonda. Baravuga ngo ubutumwa burutunumwa. Mihigo Kizito yarabivuze. Umwe mu barora umudo banjye, umwe mu banyarwanda bagaciro. Ndamugarukaho. So nyuma yo kwirengagiza ibyo bintu byose, ejo bundi mbyuka nari ndi ku kazi, nibereye ku kazi, ndeba poste z'umwana w'umukobwa just watabaje ngo turashonje, turakene.
icyakurikiyeho ni iki? Mubwire Kasuku azasubiza, none tubwire icyo agomba gusubiza uriya mwana. Wowe Kasuku uri kwandika ngwino, wowe uri mwe mubona abonye bafite tuzi, ngaho ngwino uvugire FPR, utubwire igisubizo mwahaye uriya mwana online aho gitane n'icyo uri kuma. So twihangane ko twita abana ibigarasha, abandi tukabita ngo abanzi b'igihugu, abandi tukabita iki, kuko wenda bagerageje kuvuga kuri politike. Imba rero bigezaho umuntu avuga ngo ndashonje akitwa umwanzi w'igihugu, bro, kuva uwo munsi ntago ndaryama, imitsi irandya, mu mutwe harandya. Ibyo bintu ndi mu bantu wa mbere mutuka, nababujije gutukana, batura umwanzi w'igihugu, atabanze igihugu tugomba kubatuka, nababujije gukomeza gushyigikira umuco wo guca Imana mu gihugu ngo insengere biki murantuka, ndabyibora ndavuga nyine ibyo birasanzwe. Ariko mbonye mututse umuntu wavuze ngo arashonje, kandi nanjye mbizi neza ko ibiciro by'ibyo kurya uyu munsi tuvugana na Inchekinze bimaze kwikuba inshuro 8% mu mezi 3. Ayo ni mu mezi 3. Mbizi neza ko ngende umunyarwanda waguze ibirayi by'amafaranga 15, bya 20, bya 30. Mbizi neza ko ikiro cy'ibirayi kigeze ku bihumbi 40, ibihumbi bingahe. Ngende umuntu waguze ikiro cy'inyama kigura 400, nkaba mbizi ko ikiro cy'inyama kigeze ku bihumbi 8. Naguze sanse amafaranga 100 ikabigeze ku bihumbi 200. Nateze bisi y'amafaranga 50 ikabigeze kuri 440. None sina nayibona kubera bwa busambo bwa leta bwo kwikubira amasoko, bimye abantu public transportation. Cyane n'icyaha leta yakanakurikiranyweho. Uranyumva neza? Nta kibazo nayobye, ndagaswinge mpise munga wayobye. Yes nayobye. Icyo kintu narakibonye ndahahamuka. None narahahamutse pe, narahahamutse ku rwego rwa nyuma. Nanavuze yes, imba abanyarwanda bapfa kubera ubutaka bwabo, bagapfa kubera ibitekerezo byabo, abandi bagapfa bazira imyanya bari no kurwana. Hari n'abapfa bari kurwana iyo myanya yabo yo hejuru iyo ngiyo, abandi bagapfa bavuga uburenganzira bwabo. Imba bigeze mu gupfa no kwitwa ikigarasha n'inyangarwanda kuko uvuze kushonje, ngiye nka badi nashyize muri logique yanjye, mbona ko kwisi nta muntu utaravugishwa n'inzara. Kwisi yose nta n'umuntu ubaho utavugishwa n'inzara. Inzara ntago ari ikintu bro. Kuvugishwa na politike ni amahitamo, kuvugishwa ukomplaininga kutagiye ku ishuri ni amahitamo. Ushatse wabereka ntujye no ku ishuri ntunabibaze. Ariko bro, inzara ndakurahiye, inzara ndakurahiye. Nta muntu waburara rimwe kabiri ngajya byuka abone nta hasaba akazi, nta kazi dufite murabizi. Nta hasaba amafaranga, ntari bubindaya, ntari umucuruzi w'ibitemewe, baramurasa bashonje. Uzi kuri ya mwana ngiye muri tage ntabiraga yakeneye ko abantu banavuga ati urihe tukoheza amafaranga tugekeye ko nta nubwo ari abantu boroheje. Abantu b'abagabo b'abapapa bakuru baraza ngo umwana ni ikigarasha, ngo yishyuwe, ngo ngari gukoreshwa, ngari kuvugirwamo, ari kuvugirwamo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, umwana w'umukobwa utarengeje n'imyaka 20 aravugirwamo nani? Aravugirwamo nande mu by'ukuri? Icyo kintu narakibonye mbitekerezaho, ntekereza ko ngewe ntunze abantu benshi mu Rwanda, benshi cyane. Kuva nabaho nyine ntago ruvuga ngo nuko ndi hano muri Amerika, nuko ndi nta kenshi mu Rwanda, ntunze abantu benshi. Ariko buri muntu nashoboraga kuba byibura n'aha amadolari 100 kishima n'ibihumbi 100. Sigenya mu akambwa kadashobora no gutwara ambaraje cyangwa akadobo ku isoko. Bameze nk'umuguriye mituyo, bameze nk'umuguriye kuko n'urunyanya barakubarira, babara ntago bagitondeka inyanya kwa kuna tondeka, barabara ngo rumwe 400, rumwe urusenda, pilipili. Ntago bidusaba kuzicura, ntago dufite ubutaka, dufite iki byanahozeho. Ibyo bintu nabibonye umutima urandya, agenda karanyica, ndababara. Songeye rondo umuntu w'abantu, kivu umuntu w'abantu kuri nibyo byishimo byanjye, aho gupfaho nuzuye amaraso. Yes, nta maraso y'umuntu n'umwe nshaka azajya mu biganza cyangwa azajya mu mateka, kuko ibi dukora byose nta na kimwe gisibangana. Twese ejo bundi tuzaba amateka, kuba amateka ni vuba cyane. N'ejo bundi
abatuyoboye ufite imyaka myinshi nka 15 kugira ngo urugendo rwe rw'ubuzima burangire, kuko gusaza bibaho. Twe tukiri batoya za 30 za 40 natwe tubayeho ubuzima ngo bwo kuramba, nta urenza 35 nyine amateka ejo ndazaba ari kuvuga kugira ngo amateka azamvuge ngo Badi yaricari ikigwara ngo abantu bakatwa amajosi abandi birukanwa mu byabo, Badi arareba oya ahubwo nabivuga none ahangahigwa nkanicwa nkaruhuka. Uriya mwana w'umukobwa yarambabaje bro, nditekereza ndavuga okay aka kantu kari small kurenza kakambaje, navuze ko ikirakurikiyeho ubu ibakoze ikintu kitwa silence, nkuko nyine twe twarezwe na silence iki kirabaye mwana kibonye bats zip. Ndavuga Simba umwe wenyine abigerageje agahita aba silence agatabarizwa kitwa ibiki kigiye gukurikiraho, abantu bagiye gupfira mu mazu mindani bihishe. Umuntu hamwe arajyaga akabwataho kugira ngo mvuge nitwa ikigarasha nitwe gupfa mazu n'aka kanya buri muntu akomanze ku muturanyi we ashobora kubona umuntu wapfushwe n'inzara, kandi ndabizi ko ejo nzamubona, ndabizi ko mwa postinga cyangwa hari uwahunze, ndabizi ko ejo murabantaginga nkimara kuva kuri no live, so bivuze ngo biranahari abantu bapfira mu mazu. Abandi akavuga ati nyine inzara iraniga aho kugira ngo mbibwire umuntu. Oya, ejo ni perezida wacu, perezida Kagame navuga gataho kugira ngo ngiye nkomeze nigwe n'ibi binyagwa by'abanyamahanga n'ibiki nibyo bavuga ati ndanigwa n'intambara ndarwana nabo, najya aho kugira ngo nkomeze nigwe n'ijambo ry'ukuri ryo guhumuriza abababaye, nanigwa n'undi bwira. Umwana amaze kurira ibyakurikiyeho mwarabibonye, uko byagenze byose mwarabibonye, uko bimeze birabireba, ntago ari ukuvuga ngo birabireba, uko bimeze ubu navuga ngo ihangane, n'abandi bameze gutyo mwihangane. Nta n'ubwo navuga ngo upfa kuvuga barakwica barakugira gutyo, yes, ahubwo ndi kwibwira umubano kugira ngo utekereze n'iki twakora kugira tugaburane hagati yacu kugira ngo tuticwa, ko kubivuga no gupfa kandi gusonza byo uri bubashe kwikura ibyo mvuga byo iby'inzara dufite. None reka babwira urwego biriho na perezida wa repubulika we ubwe ntabwo yabasha gukemura ikibazo cy'inzara dufite, kugira ngo n'ukumari n'ibintu birenze nyine niyo guverinoma yose yakwicara cyo gukora byashoka bicaye bakabanza kiyambura umwenda wa FPR bambaye wajya ntibatekereza, bakabanza gakunda abanyarwanda akavuga turabizi twararengera ariko none kadusasa inzora, katujye hasi dufatikanye n'aba bantu tubagabure tubigende gutya ibyo byo byashoka. Ariko mu rwego biriho FPR idafashe uwo mwanzuro, nta wundi muntu ushobora guhagarika iyo nzara. Ntabwo mvuga ngo kuko Badi bivuze mpagaritse iyo nzara, kuko biragoye ko barikavaringa iyo nzara. Ariga inzara mugomba kumenya ko ntabwo dufite ubutaka bwarumbye, nta nubwo twabuze imvura. Igihugu cyacu gikora mafia nyinshi cyane, kigakoresha twebwe n'umutungo wacu, wajya no kubaza ugahita ubizira. Iyo mvuze ngo mafia ntumve ngo turi muri M23 nitwe M23 nubwo abanyamahanga bavuga ngo dufasha, nubwo na leta yatwemereka avuga ati yadukorana nabo ya ko nitwe dutraininga abarwana n'abana bacu, abapfa n'abana bacu, imbunda bafite nitwe tuzigura nk'abanyarwanda kuko ni imisoro yacu n'amaboko yacu, ibyo turabiguze. So igihugu kiri mu ntambara rero kigomba kugira ubukene bw'urwego bukomeye, usibye n'u Rwanda. Uburusiya niyo mpamvu ubukene, niyo mpamvu ubukungu bwaguye, ko buri mu ntambara. So umuyobozi kuza akagusobanura akakubwira ibindi bintu by'ubugoryi, abakubeshya akaje akavuga ati no dufunga umukanda kuko twiyemeje kurwanira ya ntambara kujya tuzayikuremo ibi ngibi, so turi kuyinvestingamo. Tanakeka ko amafaranga yose Kagame yicaranye cyangwa FPR bayicaranye mu mifuka yagize bari kuyashyira muri ibyo bikorwa byica abakongomani, byicwa c'abarundi. Bivuze ngo nubwo uburaye ariko wakontribuwe mu kwica abakongomani, wakontribuwe mu kwica abarundi, wakontribuwe mu kwica abanyamurenge n'abanyamasisi bababeshya ngo bari kubabohora, bo babohora ibirombe. Maze kubona muri uwo mukobwa narababaye mbitekerezaho, ntabwo nahise mfata icyemezo, nabitekerejeho biranga. So naje gukora inyigo neza, mbona ko imba bigeze none uko abantu bitwa ibigarasha n'iki kubera inzara igihe none kigeze ngo kugira ngo
umuntu avuga uko navuze urakurikiraho ni mama, urakurikiraho ni anti wanjye, urakurikiraho n'umuhanzi wanjye, urakurikiraho n'umubyinnyi wanjye, urakurikiraho n'inshuti yanjye, bose baraza gusha